Kuwa gatatu tariki ya 18 ku kwezi kwa kane umwaka wa 2018 cicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru habereye umuhango herekanya ububasha hagati y'ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rushya rw'ubugenzacyaha. Nyuma y'ihererekanya ububasha hamuritswe ku mugaragaro urwego rushya rw'ubugenzacyaha. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kumva ubutumwa bwatangiwe muri uyu muhango. Uru rwego rwa RIB navuga yuko ari imbaraga nyinshi ziba ziyongereye ubutabera bwacu ndetse n'umutekano w'igihugu cyacu. Irivugururwa kandi rigenda riba mu gihugu cyacu by'umwihariko muri izi nzego z'umutekano. Riba rigamije kongera ubushobozi no kunoza neza imikorere ndetse no guha ingufu ubumenyi bwihariye gufasha inzego z'umutekano guhangana n'ibibazo bigenda bivuka bijyanye n'ibyaha bigenda bitera imbere kubera igihe tugezemo. Usanga kenshi ibyaha bikoresha ikoranabuhanga nka cyber crime cyangwa se n'ibindi byaha byiganje mu rubyiruko rwacu birimo n'ibiyobyabwenge n'ibisindisha. Twanavuga n'ibindi byaha bimunga umutungo w'igihugu cyacu, economic crimes ndetse na ruswa, cyangwa se ibindi byaha ndengamupaka kenshi na kenshi usanga byibanze mu gucuruzwa ry'abantu cyangwa terrorism n'ibindi byaha. Ibyo byose rero bikeneye kugira ubumenyi burenze ubw'abanyabyaha. Biba bikeneye kugira ngo polisi, RIB n'izindi nzego z'umutekano zishobora kugira ubwo bumenyi bwihariye n'ubushobozi bwo kuburizamo, gukumira, kurwanya ibyaha cyangwa se kubinesha, niko navuga, kugira ngo umutekano n'iterambere biboneke mu gihugu cyacu. Ndagira ngo rero mu izina rya Rwanda National Police tubizeze ubufatanye n'urwego rushya rwashyizweho mu kazi ka buri munsi mu kunoza imikoranire, kubaka ubushobozi, guhana amakuru ku gihe n'ibindi bituma akazi karushaho gutungana. Dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu budahwema guharanira umutekano n'ubutabera busesuye ku baturarwanda, hakorwa amavugururwa mu nzego z'ubutabera n'umutekano ndetse hagashyirwaho n'inzego zituma izo ntego zigerwaho. Kuri uyu munsi rero wihererekanya ububasha hagati ya polisi y'igihugu na RIB, nagira ngo shime akazi keza polisi itahwemye kugaragaza mu gukumira, mu gutahura no kugenza ibyaha mu buryo bwa kinyamwuga, mu kongera abagenzacyaha ubushobozi n'ibikoresho bya ngombwa kugira ngo ubutabera butangwe ku gihe, kuko nk'uko mubizi ubutabera butinze ntabwo buba bukiri ubutabera. Sinshidikanya rero ko ibi bizatubera umusinge ukomeye mu kurushaho gukora kinyamwuga no kongera imbaraga mu kazi kacu ka buri munsi, duharanira guteza imbere uburenganzira bwa muntu. RIB ni urwego rushya, ariko abayobozi n'abakozi bayo ntabwo ari bashya muri uyu murimo w'ubutabera. Iyo ndebye muri iyi sale abantu barimo ngira ngo 99% twarakoranye n'abandi kugeza ubu twari tugikorana. Nabo dukorana n'unyungirije nuko muzi ko yarashinzwe ya RPS muri Minisiteri y'Ubutabera, noneho n'abapolisi bavuye muri CID bimuriwe muri RIB. Tukaba rero dufite icyizere gikomeye ko inshingano twahawe tuzazigeraho mu bufatanye n'izindi nzego, cyane cyane urwego rwa polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano,
ariko cyane cyane mu bufatanye n'abanyarwanda n'abaturage. Ikindi twamaze gushyiraho ni abazajya bitabazwa mu gihe hari ukeneye kuvugisha umuntu wa RIB. Ziriya ni telefone zizajya zikoreshwa, hari iy'umuvugizi wa RIB mubona hariya, hakabaho n'iz'abahagarariye RIB ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali. Izo ni nimero zose zizakoreshwa ku muntu wese wakwifuza kuvugisha RIB. Ibindi birango bya RIB nk'impuzankano cyangwa se ibindi bizakoreshwa nabyo tuzagenda tubibagezaho buhoro buhoro, kimwe ndetse na za forms zizakoreshwa, kuko guhera kuri tariki ya 20 niho itegeko riteganya yuko ibyari mu bubasha byari byaratijwe polisi bizatangira gukorwa na RIB. Guhera uwo munsi ari abagenzacyaha bazitwa ba RIB, ntabwo bazongera kuba abapolisi. Ari n'ibikoresho forms zizakoreshwaga zose zizaba zigaragaraho kiriya kirango twaberetse. Uyu munsi n'indi ntambwe duteye mu rugendo rwimakaza ubutabera mu Rwanda no mu ruhando mpuzamahanga. Ni n'umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu, by'umwihariko mu rugendo rwo kubaka igihugu cyacu nk'igihugu kigendera ku mategeko. Urugendo rwatangijwe tariki ya mbere Ukwakira 1990, rwari urugendo rwo guhindura u Rwanda rugana heza kandi ku buryo bwa burundu. It was a journey to change our country for good and forever. Ibice by'ubuzima bw'Abanyarwanda uhereye ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ubutabera, ubukungu, uburezi, ubuzima, umutekano, imibanire n'amahanga n'ibindi byinshi. Nta washidikanya ko byahindutse kandi ko bikomeza guhinduka bigana heza. Mu mwaka wa 2000 polisi y'igihugu yaravutse, ibyarwa n'ingabo z'igihugu, police judiciaire, police communale, gendarmerie, n'ubushobozi bundi bwashyizwe hamwe polisi kavuka. Imyaka 18 kuva icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu bwararebye busanga nanone polisi ikwiye kutubyarira urundi rwego rugira ibindi rwitaho ku buryo bw'umwihariko mu buryo bwo kugenza ibyaha. Nagira ngo rero mvuge ko mu mateka y'igihugu uyu munsi nawo ufitemo umwanya wawo. Ni urugendo twatangiye kera, ni urugendo Abanyarwanda batangiye kera, rukomeje gushyiraho inzego, uburyo, ubushobozi bwo kugira ngo icyari kigamijwe muri 90 gikomeze kuzuzwa n'izi nzego zishyirwaho zikorera Abanyarwanda. Nagira ngo nshimire polisi y'igihugu akazi gakomeye yakoze kandi ikomeje gukora ko kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda, abaturarwanda n'ibyabo, itaretse no gutanga ubutabera ku bayigana, kandi ikaba ikomeje kwagura imbago urwego mpuzamahanga, ari nako iduhesha ishema ridasubirwaho. Kimwe
mu bigaragaza iterambere ry'inzego ni ukwaguka maze zikavukamo izindi zita ku bikorwa byihariye izo nzego zashyizeho. Iki kimenyetso polisi y'igihugu irakigaragaje, n'iki gitego iragitsinze. RIB ivutse kugira ngo yite ku bikorwa leta isanga bikeneye umwihariko mu buryo bunyuranye. RIB yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo gukomereza mu murongo polisi y'u Rwanda yarimo, ariko cyane cyane mu kongera imbaraga mu guhangana n'ibyaha birimo n'ibyaha by'inzaduka, ibyinshi biterwa n'uko ubu turi mu isi yihuta kandi ikoresha ikoranabuhanga cyane. Ubusanzwe ikoranabuhanga ni ryiza, ariko hari ubwo ryifashishwa n'abatifuriza isi n'abayituye ineza, bakarinyuramo bakayisenya. Ubu rero RIB yaje kudufasha muri urwo rwego kugira ngo ibyo bikorwa bisaba imbaraga, ubumenyi, ubufatanye byinshi, kenshi birenga imipaka, byitabweho ku buryo bw'umwihariko. Ihererekanyabubasha ribaye uyu munsi, ndahamya ntashidikanya ko ritavanaho ubufatanye mu kubahiriza amategeko, ahubwo rizatuma habaho koroherezwa no kuzuzanya mu nshingano ku mpande zombi, ndetse n'ubufatanye n'izindi nzego z'igihugu, zaba izubahiriza amategeko cyangwa iz'abandi bafatanyabikorwa. RIB izashyira imbaraga mu guhangana n'ibyaha bikomeye bikoreshwa ikoranabuhanga, ibyaha bigendana n'icuruzwa ry'abantu, ibiyobyabwenge, ruswa, kunyereza umutungo wa leta, gusambanya abana, ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu, ndetse n'imitungo y'abaturage n'ibindi. Kugira ngo ibi byose bishobore kugerwaho, biradusaba kongera imbaraga cyane cyane mu mahugurwa ajyanye n'igihe tugezemo, gushaka abakozi babifitiye ubushobozi n'ibikoresho bigezweho byo gutahura ibyaha no gushakisha ibimenyetso. Ariko kubera ko akazi k'ubugenzacyaha ari akazi gasaba ubunyamwuga, gasaba ukuri, gasaba ubunyangamugayo n'ubwitange, abakozi ba RIB bataranzwe na discipline mu kazi, ntacyo ibyo bikoresho n'ubumenyi byatumarira. Bityo rero discipline muri RIB ikaba izitabwaho ku buryo bw'umwihariko. Nyakubahwa Minisita, ndasoza nongera gushima Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubutabera guhora ishishikajwe no gushyiraho politiki nziza ituma ubutabera bubereye Abanyarwanda bugerwaho. Ndagira kandi ngo mbashimire mwese uko mwitabiriye umuhango w'amateka ku gihugu muri rusange no kuri RIB by'umwihariko, turabizeza kuzakorana neza namwe mwese kandi mu mucyo. Ndashimira kandi n'abahagarariye izindi nzego twifatanyije muri uyu muhango, twatumiye bakaza kwifatanya natwe muri uyu muhango, kandi mbasaba kurangwa cyangwa gukomeza kurangwa n'ubufatanye, ubwuzuzanye, turushaho gukunda no gukorera igihugu cyacu. Mwakoze kuba ku iki kiganiro, mugire umugoroba mwiza.